hanyuma rero nkuko twakomeje kubiteguza abantu twinjiye mu isaha yacu ya gatatu mu kiganiro ikaze munyarwanda, aho twabateguje ko uyu munsi tugiye kuganira ku iterambere ndetse n'imibereho ya mwarimu mu Rwanda, ariko dukora niba ndibuze kubyita icyegeranyo cyangwa se ikigereranyo n'ubundi tugendeye kuri koperative yashyiriweho abarimu mu Rwanda yitwa Mwarimu Sako. Tureba ese koperative yitwa Mwarimu Sako, Mwarimu Sako yagize ruhare ki cyangwa se ifite ruhare ki mu guteza imbere abarimu mu Rwanda? Ngira ngo ni koperative imaze imyaka myinshi ikorera ku butaka bw'u Rwanda, imyaka igera mu icumi, uburyo umwana aba yakuze ndetse ubwo yatangiye no kugira ibyo abazwa yewe nk'inshingano niba ariko navuga. Muri iyo myaka yose cyangwa se muri iki gihe ubuzima bwa mwarimu buhagaze gute, bumeze bute? Hanyuma niki gikwiye kongerwamo, niki gikwiye kuvugururwa kugira ngo n'ubundi ya mibereho nyine ya mwarimu dukunze kuvuga na leta yagerageje gushyiraho imbaraga irushaho kuba yaba mwiza cyangwa se irushaho kuba yatera imbere nyine nk'uko bisanzwe. Ngira ngo nta uhakana ko Mwarimu Sako yagize uruhare rukomeye cyane mu guteza imbere ubuzima bwa mwarimu ahangaha mu Rwanda. Ibyo ni ibintu bigaragara, inguzanyo barayibona ku buryo bworoshye, irazi kunganira umushahara, ndetse iyo ugiye kureba n'ibyo guverinoma y'u Rwanda ishyiramo cyangwa se uburyo igaragaza mu bijyanye no guteza imbere mwarimu, Mwarimu Sako burya cyaje ari nk'igisubizo kigiye gufasha n'undi leta mu kuzamura imibereho ya mwarimu, cyane ko icyo gihe batekereza Mwarimu Sako n'ibijyanye no kuzamura umushahara byari bitarakunda cyangwa se ntago byashoboka gukurikije wenda kwa mikoro y'igihugu yari ameze icyo gihe. Hanyuma uyu munsi nihe hakwiye kuba hashyirwamo imbaraga? Ese Mwarimu Sako ni igisubizo twavuga ko wenda cyaba gihagije kugira ngo umwarimu wo mu Rwanda atere imbere? Nibyo tugiye kuganira turebera hamwe no kugira ngo turebe muri rusange ubuzima bwa mwarimu bugeze he, hanyuma iki kigega cyabashyiriweho cyo kibigiramo ruhare. Ese Mwarimu Sako ni banki, ni koperative, ni ikimina? Ubwo nabyo abantu baraza kubisobanukirwa. Hanyuma ikindi ubwo n'ibibazo abantu bibaza cyane cyane ubwo nabagenerwa bikorwa ibijyanye n'uburyo babona inguzanyo, uburyo bizigamira, ibyo byose n'ubundi muraza ababajije turaza kubigeza ku batumirwa turi kumwe ahangaha. Hanyuma rero ubwo reka twakira abatumirwa bacu. Reka mpere ku muyobozi mukuru wa Mwarimu Sako, ni Madame Uwambaje Laurence. Muraho neza? Tugwaye ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Muze kwegera mikoro kugira ngo abarimu baze kumva ibintu byose mubahishe, ntekereza ko ari byiza. Hanyuma rero turi kumwe kandi na Bwana Gaspard Hakizimana, ni perezida w'inama y'ubutegetsi ya Mwarimu Sako. Gaspard, uraho neza? Muraho. Amakuru ni meza. Twaherukanaga kera. Yego, imyaka yarishize ari myinshi, ibaye myinshi. Banza duherukana turi kwa Bamajeki n'abandi nkaho ngaho, imyaka nka 20 ishize, ariko ndabona uko bimeze neza. Ndaho ndakomeye. Nishimiye ko duhuriye muri kiganiro. Abarimu muri mu bateza imbere neza. Yego. Reka dutangirane na Deje. Abantu bafite amatsiko yo kumva ngo ubundi Mwarimu Sako niki? Nahoze muri abantu bandi, ariko ni banki, ni koperative, ni ubundi Mwarimu Sako wa mugani wawe ni iki? Mpere wenda ku icyo ngicyo. Murakoze cyane. Mwarimu Sako nk'uko mwabivuze, izina rirabyivugira, ni Saving and Credit Cooperative. Bivuze rero ngo ni koperative ariko ikora imirimo y'ibigo by'imari. Hanyuma ikorana gute na mwarimu? Icyo navuga, koperative yose igira ba nyirayo. Cyambere rero nuko mwarimu ari we nyirayo. Abarimu nibo ba nyiri koperative, nibo bayishinze ku gitekerezo cya nyakubahwa Perezida wa Repubulika, uko agira inama abaturage ku cyabafasha. Nabo yabagiriye inama kuva muri 2006, babaha icyo gitekerezo cy'uko nabo bakora koperative yabo yabafasha kwiteza imbere, ibaha serivisi zijyanye n'imari. So kuvuga ko hatari hasanzwe hari amabanki cyangwa ibindi bigo by'imari, ariko wasangaga ko mwarimu atashoboraga kwibonamo, ndetse biba n'inzira nziza leta yakoresheje kugira ngo niba hari n'inkunga ikeneye gutera mwarimu ibashe kumugeraho. Ariko kuki mwarimu atibonaga mw'ibyo bigo by'imari bisanzwe bizi? Kuko Mwarimu Sako ejo bundi kandi ubwarimu mu Rwanda bumaze imyaka n'imyaniko no guhembwa bimaze imyaka n'imyaniko. Kuki mutekereza ko mwarimu atibonaga mw'ibyo bigo by'imari bindi cyangwa se ayo mabanki? Niko bimeze. Murakoze. Niko bimeze, ntibonagamo kuko ayo mabanki ubundi twita ko ari traditionnel yabaga yashyiriweho abantu nyine bafite ubushobozi buhagije.
ku buryo n'abarimu ubwabo babikwibwirira bajya batanga ubwo buhamya bw'uko bageraga kuri banki bakababaza ati murafata ngahe tiyampe yose, ku buryo icyabaga gisigara ari gitoya. Yahahurira rero n'uzanye igikapu cy'amafaranga w'umucuruzi, icyo gihe bakaba bamwigije ku ruhande ati bayampe yose baje, reka rero tubanze dusavinga bazanye amafaranga, kuko burya ikigo cy'imari cyose gikora kubera ko hari amafaranga abantu bashyizemo kugira ngo nacyo kibashe kuyakoresha gitanga inguzanyo. Kubashyiriraho rero koperative yabo ni hahandi bari buze guhurira bose basa nk'abantu bahuje ibibazo, ndetse bikabafasha gutekereza cyane icyo bakora kugira ngo nabo bazamuke. Nuko rero koperative Umwarimu Sako yashinzwe. Gaspard, perezida w'inama y'ubutegetsi ya Mwarimu Sako, sindi bubaze niba uri mwarimu ko ndabizi ko uri umurezi, abarimu mukorana mute ni koperative yanyu? Aho ndakubaza nka mwarimu, mukorana mute na Mwarimu Sako? Hanyuma ubwo ibikureba nka perezida w'inama y'ubutegetsi nabyo ndabibaza ukundi. Urakoze, ngira ngo umuyobozi mukuru yarabikomojeho ko koperative Umwarimu Sako ba nyiri koperative n'abarimu. Yego. Kuvuga rero ngo dukorana gute na koperative Umwarimu Sako kandi ari koperative yabo, ni ukuvuga ngo nibo mbere na mbere bayishinga, nibo bashyiraho ikigega cyabo, nibo bazana ubwizigame bagakora, bagashyira amafaranga hariya bazakamo inguzanyo. Ibindi bikorwa byose nibo bishyiriraho ubuyobozi, hanyuma hakabaho kuyisangamo nk'uko yarabivuze. Hanyuma nka perezida w'inama y'ubutegetsi, ndagira ngo turebe uruhare rwa mwarimu mu kumenya uburyo ya koperative ye ikora. Abarimu bagira ruhare ki mu kumenya imikorere ya koperative yabo? Ubwo ntekereza ko n'undi imyanzuro yose yakabaye ifatwa, niba ndibuze kubyita inteko rusange. Mbere na mbere wenda ndabanza mvuge ku bigendanye n'uko koperative yazamutse nyuma y'igitekerezo cya nyakubahwa perezida wa repubulika muri 2006. Habayeho noneho gukusanya ubwizigame bw'abanyamuryango, bisabwe na Minedike ikorana na Mifotra. Hajyaho itegeko ko buri mwarimu agomba kwizigamira 5% y'umushahara we, agakatwa akajya muri icyo kigega. Urumva ko uruhare rwa mwarimu atangiye gutanga 5% ye kugira ngo hakusanywe amafaranga. Hanyuma koperative rero bamaze kwegeranya amafaranga muri 2008, hatangira gutanga inguzanyo rero zibaho uko ikigega gifite n'ubuyobozi birumvikana. Ari nabyo warumbajije. Yego. No kuvuga ngo koperative icunzwe gute, inzego zayo ziteye gute? Urwego rukuru n'inteko rusange. Inteko rusange igizwe n'abandi bakagombye kuba baza bose nk'abarimu, ariko dufite abanyamuryango bagera mu 150 hafi aho. Yego. Urumve habaho rero kugena abagomba guhagararira abanyamuryango, nibo bagira inteko rusange. Buri murenge ubuhagarariwe. Inteko rusange igizwe n'abanyamuryango 416. Muri murenge havamo umuntu umwe ugomba guhagararira bya bigo biri muri uwo murenge. Yego. Yakaza mu nteko rusange. Tugira inteko rusange 2 mu mwaka, niko amakoperative yubatse, niko itegeko ribigena. Tugira inteko rusange 2 zisanzwe, ariko hashobora no kubaho idasanzwe bitewe n'impamvu runaka. Iyo twaje rero mu nteko rusange, wa munyamuryango uhagarariye abandi abasha kuzamukana cyangwa se kuzana ibyifuzo by'abanyamuryango kugira ngo tubiganireho, ndetse akanamanukana imyanzuro n'ibyemezo byafatiwe mu nteko rusange, bakongera akabigeza kubo yaje ahagarariye. Ariko uriya musanzu, niba ndi kubyita umusanzu, iya 5%. Yego. Ni igitekerezo cyaturutse ku banyamuryango, mwarabatekereje, byagenze gute kugira ngo mufate 5% ntibibe 7, 10 kuki 5? 5 ubundi umushahara wa barimo icyo gihe wari muto cyane.
waruvuze ngo karindwi yo bagomba gutekereza n'ubundi icyo umunyamuryango ari busevinge ariko kandi akagira n'icyo asigarana, hafatwa 5 kugira ngo nanone hazaboneke amafaranga ajya mu gutanga inguzanyo. Wenda ahangaha nari maze kukubwira ikihe byatangiriye muri 2007 nibwo hatangiye gukusanywa ayo 5%. Muri 2008 hatangirwa gutangwa inguzanyo. Urumva inguzanyo ntizari gutangira gutangwa abantu bataratangira kwegeranya ubushobozi bwabo. Icyo gihe muri 2008 abanyamuryango bari bamaze kwegeranya amafaranga angana na miliyari, yarataragera no muri miliyari. Batangira gutanga inguzanyo muri 2009 hamaze kugeramo miliyari 1 na miliyoni 77. Ubushobozi bwari bukeya. Urumva hashize hafi umwaka bakusanya ariko hamaze kugera miliyari 1 na miliyoni 77. Abatsi inguzanyo icyo gihe bahise baka inguzanyo zingana na miliyari 2 na miliyoni 143. Urumva bahise barenga bwa bwizigame bwabo. Bari bamaze gusevinga miliyari 1 batse miliyari 2 na miliyoni 143. Icyo gihe rero zari n'inguzanyo za ntoya zitarengeje imyaka 2. Hari hataraza za zindi zo kwiteza imbere zo gukora imishinga ariko yegera imikoro kugira ngo ye kumsa. Yego bari bataratangira kwaka za nguzanyo ziremereye zifata z'igihe kirekire. Ubwo rero muri 2009 nibwo bamaze kubona yuko ubushobozi bwa mwarimu cya kigega gifite imbaraga nkeya. Inguzanyo zatangiye kukirusha imbaraga. Habaho gutangira kwiyegereza noneho no gufungura ibigo by'amashuri nabyo bitangira kugiramo konte, amakoperative y'abarimu agiramo konte kugira ngo hashakishwe ubundi bushobozi. Nsimbuka rero leta yahise nayo ibibonera hafi, ibona ko bakeneye indi nkunga yisumbuyeho, nibwo twahawe inkunga ya miliyari 30 kugira ngo ishyigikire cya kigega. Urumve ubushobozi bwa mbere bwaturutse muri bwa bwizigame bw'abanyamuryango. Biba bitunaniye kugira ngo twihaze, leta iza guhita iduha za miliyari 30 zagiye zitangwa. Umuntu yavuga ko uyu munsi muri hagije nk'ikigega. Reka mvuge ko nta mwana ukura ngo yuzure ingobyi, hari ugutangira, hari ugukura, hari naho tugeze. Nkuko chairman yarabibabwiye, twatangiye koko dutangiriye ku mafaranga make cyane, ariko uko tugenda dukura burya nta kigo cy'imari kibaho kidategereje kubona amafaranga aturuka mu bakigize cyangwa mu bakiriya. Burya banki mbisobanuye neza cyangwa se ikigo cy'imari cyari cyo cyose, akazi gikora no gukora akazi ka intermediaire, ubuhuza. Hari abafite amafaranga batakeneye gukoresha none habaye abikijemo, hakaba noneho n'abakeneye ya mafaranga. Kuko nge naje nkayabitsamo ariko wowe kabuyakeneye, babandi bashinzwe ku managing y'amafaranga barareba bakavuga ati kuri amafaranga Gaspard yabikijemo twaba tuyahayeho Laurence akaba yakoresha kuko yakeneye, ariko ku buryo na Gaspard naramuka akeneyeho make atazayabura. Unuva ngo hahajemo ibijyanye n'amategeko cyangwa se n'ibipimo ngenderwaho tuba twashyiriyeho na banki nkuru y'igihugu kuko ari igena imikorere y'ibigo by'imari. Hanyuma ariko hakazamo na rya tegeko ry'amakoperative. Aha ndagira ngo ngaruke cyane kuri mwarimu Sako impamvu ari koperative. Abandi bashinga banki hakazamo abo bita abashareholder cyangwa abanyamigabane. Akaza akaba yavuga ati kugira ngo banki yakijye hari n'ibyo nyine amategeko ya BNR isaba, kavuga ati mugomba kuba mwashyizemo byibuze kugira ngo mutangire kapitali ingana wenda na miliyari 10. Abo bantu bakayishakamo, abari abacuruzi bakomeye cyangwa bafite imari yabo bakayishakamo bagatangira. Iyo BNR ibonye ko bashobora kuba bagira amafaranga make akaba yahungabanya amafaranga abandi bagiye bakira ku cyemezo yabahaye, irababwira ati nimwongere kapitali yanyu kugira ngo mudahungabanya umutungo w'abantu mwafasheho kandi mukawutangamo inguzanyo. Muri koperative rero y'abarimu ho ba nyirayo nyine nabo nibo banyamigabane, kugira ngo ishingwe bishyiremo umugabane wabo wa miliyoni 40 buri muntu. Hanyuma baranavuga ati se amafaranga yo kugira ngo dutangire gutanga inguzanyo aravahe, kubera ko agomba kuva muri twebwe.
bishyiriraho ya siringi ya 5% yo kuvuga ati twese tugiye gukatwa ubwizigame bungana gutya hanyuma ariko buzaherwaho dutanga inguzanyo. Ariko cyaje kugaragara gikomeye nubwo iyo 5% itangwa ariko need cyangwa se ubusabe bw'abanyamuryango mu nguzanyo buruta kure icyo baba bashyizemo ku buryo navuga ngo umwarimu sako mu mategeko igenderaho y'ibigo by'imari ashyirwaho na beneri hari n'ibyo twemererwa gukora ubundi bitemewe. Ubundi bavuga ko inguzanyo zigomba guturuka mu bwizigama abantu batanze kandi zirenge 80%. Ariko twebwe mwumvisha ko zari zamaze no kurenga tukitatangira byamaze kurenga miliyari 2 kandi bafite mu miliyari 1 bituma leta ivuga ati reka mbatere ya nkunga. Iyo koperative itabaho kubatera inkunga byari biguye kuko batari kubatera mu mabanki atandukanye bari kuba barimo. Ariko kuba hari ari koperative ibahuza leta ibona uko yigira cano yo kuba yafasha ababarimo kandi kizera neza ko ya mafaranga ari bugere ku barimo kuko yanyuze muri koperative yabo. CDG iyo 5% itangwa buri kwezi. Itangwa buri kwezi. Na n'uyu munsi iracyatangwa. Na n'uyu munsi iracyatangwa kugira ngo bwa bwizigame bukongende bukura. Ibyo nabwiye ngo noneho turebe benefit. Inyungu ya wa muntu ho rutanga 5%. Byatangiye 2008. Imyaka 17 irashize. Tubwire benefit ya mwarimu rutanga 5% buri kwezi. Inyungu ya mbere nuko mwarimu abasha kubona inguzanyo. Nubwo uyu munsi nshobora kuba afitemo miliyoni 1. Wenda Gasparaza kwaho ubuhamya bwa yashifitemo ni mwarimu ashobora kuba afitemo miliyoni 1 ariko afite inguzanyo ya miliyoni 10. Gaspar ni menshi urumva afite ariko ntashobora kuba afite angana na inguzanyo afite afite miliyoni 10 tuvuge ubwo n'urugero ntanzaraza kubyivugira ariko ubwizigama afitemo usanga butarengeje miliyoni 1. Ese yandi miliyoni 10 yabashije kubona yavuye ni bwa bwizigama abantu bashyizemo bose ntibafata inguzanyo icyarimwe hanyuma undi yakeneye akayahabwa nta uhabwa ahangana nayo yashyize. Ikibazo cyanjye dore uko cyabazaga yego bitavuze ko ibyo umaze kutubwira atari byo. Yego buri kwezi barankata 5% cyane hashize imyaka 17 cyane. Ndashaka ko mumpa benefit bitandukanye nuko mbona inguzanyo. Benefit y'indirimo nuko ya 5% ye ayihabwaho ubwasisi niko navuga 5% buri mwaka y'inyungu tuyabarira kuri ya mafaranga yamaze kugeramo akayahabwa buri mwaka. Muyashyira he kuri konti? Tuyashyira kuri ya konti y'ubwizigame agakuza ubwizigame bwe kuko nyuma aza kongera akayifatiraho n'ibyo bita emergency. Uko ubwizigame bukura ni nako abona nawe benefit zizamuye zo kubona inguzanyo yisumbuyeho. Bivuze ngo abarimu bashobora kuba badafite amakuru ku byo mubakorera. Barayafite kubera ko kuvuga nk'umwaka ushize bwo noneho iyo yabaga yanagiyeho twari basabye ko bajya babona ka message kababwira ati ku bwizigame bwawe hiyongereho izi nyungu. Umwaka ushize rwose muri 24 December bose iyo message bagiye bayihabwa barabizi. Mwunguka ngahe? Babungukira 5% ku bwizigama afitemo. Mu myaka mwakubye imyaka mazemo cyangwa n'ubanga ubwizigama amaze kugira niba aratangiye umwaka wa mbere afite 2000 kuba amazemo imyaka 17 turakubonda n'amezi 100 na arengaho nka 20 ku bwizigama amaze kugira ariko ubwo bwagiye bwiyongera ko n'umushahara wagiye uzamuka. Dufatira kuri amafaranga amaze kugiramo tugatangaho 5%. Hano abavuga ko batabona inyungu ya 5% bashobora kuba bazibona badafite amakuru. Bashobora kuba wenda ari imyumvire cyangwa se hari ubundi buryo bashaka kumva iyo nyungu yabiteye ariko inyungu yo barabizi ko bayibona. Gaspar yego nawe uri umurezi nawe uri mwarimu nubwo uhagarariye abandi ariko uri n'umugenerwa bikorwa. Yego rwose. Bagenzi bawe wowe buriya iyo umuntu yabaye umuyobozi hari n'igihe ujya kudefanda n'ibyo utemera ariko kubera ko uri umuyobozi ubutegetswe kubyemera ariko simvuze ko ariyo case yawe. Aha ndavuga trend niko ibintu bisa n'ibyuhatse. Abarimu baravuga bati iyo 5% ikatwa iyo tuyigujije muri emergency kuki twongera tukayungukira kandi ari bwasisi deje yavugaga. Nagira ngo icyo kintu kibasobanurira. Icyo kintu ni amahirwe wenda nitukiganira ahangaha wenda umubare munini urabasha kubyumva. Iyo tuvuze emergency cyangwa iyo bari kuyivuga abanyamuryango babumva yuko ari amafaranga bahabwa kuri ya saving yabo. Kandi inguzanyo zose dutanga ziva kuri saving ntago ari emergency yonyine iva kuri saving. Dutangira nababwiye ko
ntago hahise hatanga inguzanyo, habanje ko buri wese abanza kugira uruhare rwe 5% atangira gutangamo inguzanyo. Nta nubwo iriya emergency yahozeho, yatangiye ari inguzanyo zindi emergency itariho, ahubwo baza kubisaba kubera yuko icyo gihe n'ubundi bajyaga mu bimina bakanafata inguzanyo zibahenze, ugasanga yifashe inguzanyo ya 5% mu kimina ku kwezi, urumve na amafaranga menshi. Hazaho gusaba rero ko bagira inguzanyo y'ingoboka, nituyita gutyo irarushaho kumvikana. Ni inguzanyo y'ingoboka afata mu gihe gitoya atiriwe asabwa ibindi yasabwaga ku zindi, agakemura ikibazo ahuye nacyo kimugoye. Iza rero nka produit yindi isanga izindi zari zihari. Ngo muri produit tugira zinguzanyo zigiye zitandukanye, amarate cyangwa se iriya nyungu bitewe n'ubwoko bw'iyo nguzanyo no kwiteye. Iya make ni yangahe Gaspard? Iya make ni zo bakunda kwita ordinaire. No kuvuga ni inguzanyo yo gushakaho kuba, mortgage loan, n'inguzanyo yo gukora imishinga, business loan. Zifite taux d'intérêt ya 11. Kuko ubundi ni nayo purpose ya koperative. Koperative umwarimu sako yari ifite intego yo kugira ngo iteze, ihindure cyangwa se izamura imibereho ya mwarimu, binyuze cyane cyane mu gukemura ibibazo by'ingutu bari bafite. Ibibazo cy'ingutu cya mbere ni ukubona aho kuba, ikindi ni ukugira imishinga yunganira wa mushahara wabo mutoya. Ese Gaspard, ikintu cyo kugiraho kuba iyo murebye cyarakemutse? Ntabwo kirakemuka. Kigeze kuri kangahe? Byibuze uko biri kose, usibye wenda nko mu barimu bari mu migi niho usanga bigoye, bigafata igihe kirekire kugira ngo yisuganye abone ikibanza cyangwa se abashe kugura inzu yo muri uwo mujyi. Ariko abari mu nkengero, mu bice by'ibyaro, abenshi bafite aho kuba rwose, ushobora gusanga bigera no muri 80%. Ariko iyo muvuga ngo mwarimu ashaka n'undi mushinga, ko nabonye ahubwo uyu munsi nkurikije uko system y'uburezi bwacu yubatse, mwarimu atagira n'umwanya wo kurya. Mwarimu wagiye muri business ayikurikira ryari? Mwarimu wagiye muri business ayikurikira ryari? Mwarimu rero aho mushinga wundi wunganira umushahara, mutekereza ko ndanabibaza neza uko nawe uri mwarimu. Nkurikije uko mbona abarimu muri iyi minsi, ibintu bya ngo ni byo gusubiramo abana mbona bihoraho muri weekend, muri vacances hose. Iyo mushinga wunganira umushahara wa mwarimu mukurikirana gute ryari? Ni ukuvuga ngo umwarimu bitewe n'ahari, abo twagiye dusura cyangwa se abo dufitiye ubuhamya, abo tugenda duhemba, duha igihembo cyo kubashimira ko bari kugera ku ntego za koperative, bafite biterwa n'agacarimo. Buri gace kagira umushinga yakora utabangamiye ka kazi. Ushobora gusanga tuvuge nkawe uri i Kigali, yego, utuye muri Gasabo ndabizi, yego, ukora iki nyuma yo kwigisha? Nubwo kugira umushinga nyuma y'akazi unganira umushahara atari itegeko. Ubwo nagira ngo nk'umwari wo muri Gasabo twumva, ushobora kuba afite umwanya wenda atabizi upfubusa. Yego, nko muri Gasabo mubigenzamo muri Kigali imishinga ikorwa cyane cyane n'ubucuruzi. Bakora ubucuruzi bukorwa rero, ashaka bwa bucuruzi azabasha kugenzura, azabasha gukurikirana, ku buryo gukora kuva mu kazi akagenda abo yasizeho bakamuha raporo yuko ibintu byakozwe, ari bubashe neza kubikurikirana, akamenya nimba ntacyo banyereje umutungo we. Biterwa rero n'agace ndetse na business yahisemo. Ikindi ndabona Deje ashaka kukunganira. Twagira ngo mwunganire Marite akaza kumwunganira nyuma y'akaruhuko gatoya. Kuri icyo kibazo gato najya Deje reka tubanze duhumeke gatoya. Turagarutse nyuma y'akaruhuko gato twari dufashe, turacyari mu kiganiro Ikaze Munyarwanda ni kuri Radio Flash FM. Mwabyumvise tuma turaganira n'abayobozi ba koperative Umwarimu Sako, ni koperative y'abarimu. Turi kumwe n'umuyobozi mukuru ndetse na perezida w'inama y'ubutegetsi. Mbere yuko tujya mu karuhuko nabonaga Deje Laurence, nabonaga hari icyo ushaka kunganira
Gaspard ku bijyanye n'izi nguzanyo ndabona n'ubundi tugiye kwinjira no mu gice kivuga ku nguzanyo kuko cyo ndabona bari bagifiteho n'amakuru menshi. Murakoze cyane icyo nendaga kunganiraho mu chairman wacu nuko kubijyanye nuko abarimo bakora imishinga niba bishoboka cyangwa bidashoboka twebwe twahamya ko bishoboka kuko dufite imibare ihagije ndetse nkuko mubizi buri mwaka koperative igira igikorwa cyo guhemba abiteje imbere bigamije kugira ngo nabandi babarebereho ariko kubyo yavuze bijyanye naho akorera n'icyo yakora bitewe naho atuye ariko hari no kuba ko mwarimu ataba wenyine mwarimu afite umufasha cyangwa se afite umutware kandi umusore cyangwa inkumi ari umusore cyangwa inkumi nawe ashobora kugira abandi bantu b'abakozi nkuko natwe twese tuba twavuye mu rugo twasize abakozi badufasha kumanaginga urugo rwacu nkuko rero no mu kazi ugira n'abakozi bagufasha kumanaginga wowe ukagira uko bisetinga muri wa mwanya wawe ubona akavuga ati ndarangura ndamubarira mukorera accounting hanyuma nze ku mugoroba nongera control ibyo yakoze ndeba amafaranga yinjize mbi control ngo buri gihe nyiri business ntago bari we uyikoreramo abafite n'abamufasha aho rero nkumva ataba impungenge z'uko mwarimu atashobora nawe gukora business kandi n'ubuhamya turabufite hanyuma icyo naringarutseho kindi ni ikijyanye na emergency ko turifuza ko bacyumva neza ntabwo emergency ari saving zabo twabitsa ahantu twongera kubasubiza twabitangiye neza tubivuga ko babanje bakabitsamo hanyuma amafaranga agatangwamo inguzanyo ndetse bagasagira ubusabe bunarenze amafaranga babitsamo tukageza ubwo tubona inkunga ya leta tujya gutangira iyi emergency loan bwari uburyo nanone bw'uko mwarimu yamaraga gukatwa 50% ku mushahara ariko ntibimuze gufata 50% yasubiye 50% dufata afashe inguzanyo 50% asigara ateganyijwe kumufasha mu buzima buhoraho busanzwe naye akajya kuyatanga mu kimwe kuyasabamo izindi nguzanyo mu kimina rero urwunguko rwaho rw'abagari 5% ku kwezi no kuvuga ngo ni 60 ku mwaka mu gihe muri mwarimu sako yabonera kuri 13-14% tuvuga atari ko kugira ngo dusubize iki kibazo rimwe nemwe bakajyana n'ibyangombwa by'ubutaka bwabo yagira gutya nanirwa kwishyura amafaranga mu kimina ati turafatira bwa butaka bwanyu akagaruka kuri koperative yisangamo ati ni mu ntabare na bwa butaka barabujyanye tukagerageza gushaka uko twishyura cya kimina mwarimu tukamucontaininga akagaruka hanyuma tuza kuvuga atari ko kuki iki kintu tutagihinduramo ahubwo natwe produit ibafasha iza yiyongera kuri yandi 50% yafashe avance yayifashe kuri 50% noneho dushaka indi produit n'ubundi yajyana ahandi kandi ahendwa tugire noneho ko itarenga 25% ku buryo umushahara mwarimu yafashe salary advance agafata na emergency bitarenga 75% tumukata ariko noneho kugira ngo tubone amafaranga twabwiye ko bwa bwizigame bwatanzwe leta ikiramo amafaranga nayo ararangira tukongera tugashakisha izindi nzira zose twabonamo amafaranga kugira ngo usaba inguzanyo atayibura ibigo by'imari rero hari uburyo bwinshi bubonamo amafaranga icyambere n'ubwo bwizigame bw'abanyamuryango icyakabira ashobora kuba inkunga ariko dushobora natwe gufata inguzanyo nk'ikigo inguzanyo natwe tuzaha abarimu ariko natwe tuyishyura ku kigo cyayiduhaye icyo gihe rero kugira ngo iyo product ibeho ni na product tutazasanga mu bindi bigo by'imari burya iba mu mwarimu sako gusa no muri banki y'abasirikare nabwo ni uburenganzira twahawe na beneri ahagamijwe gufasha icyo kibazo mwarimu yagaragazaga hanyuma kugira ngo amafaranga tuyabone uko yabahamo yanguzanyo na beneri yatubaje ariko se ko mushyizeho ubwo bwoko bw'inguzanyo uri butume mutanga kurushaho amafaranga menshi amafaranga aravuye ko mugaragaza nayo mufite ko bayatwaye nayo akaba make tugaragaza rero ko dushobora gufata inguzanyo icyo gihe hafashwe inguzanyo muri Oiko Credit yari banki y'Abahorande ndetse hafatwa n'inguzanyo muri banki tsura amajyambere ariyo BRD iyo nguzanyo bayiduhereye ku 10% ntabwo rero twari kuyicuruza munsi y'10% niyo mpamvu urwunguko rwatangiye 16% ari mu buryo bwo kudiscouraginga kugira ngo abarimu batayifata cyane kandi bahenze nyuma rero ko tubona barishimiye bayikunze cyane ariyo baba bashaka gukemura tubazo twa buri kanya nk'ubu mu gihe cya Minerivare ubu bose buzuye kuri branch bari gushaka emergency none turavuga tuti ntacyo reka noneho tugabanyeho kubera ko bigaragara ko bayifata cyane kandi irunguka tugabanyeho tugera kuri 14% ariko ibyo byose bishingira igiciro nkiraho n'inguzanyo gishingira kuko aho amafaranga yaturutse yo kuyatangamo iyo twayaguze gute nkuko uranguye igitoki kugira ngo ugene igiciro uzacuruzaho hari ibindi ureba ku giciro warangujeho ku byo wongeyeho ukaza kugera uvuga ati nayiranguye 100 ariko ngenda yicuruza 200 nkurikije ibyo nongeyeho ari nabyo rero no muri bigo by'imari bikorwa twaranguye amafaranga ku 10% ariko hari abashobora kutanayagarura hari parenting cost aricyo bisaba hari abakozi bazahembwa n'ibindi tukagena igiciro tukavuga ngo iyi nguzanyo turayitanga kuri 14% ariko none buri product igira ibyo bita features iyi product twayilimitinga muki ntabwo ari gupfa gutanga gutyo gusa ikibaho nuko tuyirimitinga ku bwizigama afite kuko urumva na amafaranga bayiyongera ku yandi yarasanzwe afite
ibindi nguzanyo yari afite. Noneho turalimita tukavuga ngo amafaranga twaguha muri iyi myaka 2 ntago agomba kurenga ubwizigame bwawe, kandi niba ari ingoboka ntigomba kwishyurwa mu gihe kirenze imyaka 2 kuko ni ingoboka nijya mu myaka 5 rero bayi credit isanzwe. Nuko rero babyitiranya bakavuga ngo ni savings zizafata kandi n'ubundi yazifashemo inguzanyo kugira ngo numve ikigeranyo wenda twari buze kukigeraho. Uyu munsi bamaze kugiramo ubwizigame bwa miliyari 75 bwabo bwose kuva koperative yatangira bwa bwizigame buhoraho, ariko bafite inguzanyo bafite ubu ngubu zitarishyurwa, dutegereje ko zigenda zishyurwa buri kwezi za miliyari 200. ubwo urumva se bwa bwizigame ariko twongera ko bwarakoreshejwe niyo primary source, hajyaho inkunga ya leta, hajyaho borrowing, dufite borrowing ya miliyari 20 ya BRD, tukagira n'uruno rwa rwunguko tubona buri mwaka duterana tukavuga ati se urwunguko ni turugabana ejo tukaza tukabura inguzanyo birabe bitumariye iki, bakongera bakiyemeza mu nteko rusange akavuga ati aya mafaranga nayo ni muyerekeremo. Ndetse burya nubwo tubifataho icyemezo umwaka urangiye aho n'ubundi yaratanzwe, kuko iyo yishyura kapitali yongeyeho inyungu ni nazo twongera guhera tugatanga n'abandi tukabaha za nguzanyo. Ariko biriya tugaragaza navuga ngo ni nabangiye matematique technique cyane, ni accounting wise kugaragaza ngo ibyo twatanze hajemo inyungu, ariko bitavuze ko n'ubundi twamaze kuyatanga amazanguzanyo. Icyo nashaka kongera. Hanyuma ubwo tugeze ku bijyanye n'inguzanyo deje, reka tuvuge n'inguzanyo yitwa salary advance. Nahoze mbona bakoze ama calculations uko mu AD yabona, mu A1 yabona no mu A0 ayabona. Nahoze mbona mutarenza miliyoni 3,500,000. Ntago ari uko bimeze, ntago ari uko bimeze nkuko bisobanuye neza bitangira. Nuvuga ngo mu A2 umushahara we ungana n'ibihumbi 102. Yego. Iyo nguzanyo ishobora gutangwa mu myaka 3 cyangwa mu myaka 5. Itangwa mu myaka 3 ntigomba kurenza miliyoni 3 n'igice udatanze ingwate. Nushaka kuzirenza urongeraho ingwate, ariko igishingirwaho ni 50% y'umushahara wawe. Ngo inguzanyo yose tuyitanga mu bushobozi bwa mwarimu, aho 50% itagomba kurenga ku mafaranga tumukata buri kwezi. Ariko ya mafaranga wafashe mu mushahara wawe nagera kuri miliyoni 3 n'igice akarengaho kandi ushaka kuyafata mu gihe kirenze imyaka 3, turakubwira ngo urashyiraho ingwate kuko risk iriyongereye. Kuko amafaranga uko yatanze mu gihe kirekire niko abandi na risk yuko ashobora kutazagaruka. Ariko uko yatanze mu gihe gitoya birihuta kuyagarura, ku buryo n'igihe umuntu ashaka kujya nko ku mwaka wa nyuma akagira ikibazo gituma atishyura haba hasigayemo make, ntibingana nuko wabashyize mu myaka 5. Ngo inguzanyo zitangwa mu bushobozi bw'umuntu. Umu A1 mu myaka 3 yafataya, umu A2 yafataya, umu A0 yafataya, cyangwa se mu myaka 5 yafataya. Ariko noneho nibirenge 3 n'igice koperative yafasheho risk yo kuvuga ngo aya twayatanga nta ngwate dufashe. Niyo make dushobora gutanga, niyo meshe dushobora gutanga tudafashe ingwate. Ariko ubundi n'aba miliyoni 8 barahari uhembwa 450 na miliyoni 9 zifata muri salary advance, ariko icyo gihe atanga ingwate. Yeshyira ingwate. Hanyuma rero uburyo mu mafaranga atangwamo nabwo nabonye abagenerwa bikorwa wanyu bafite ikibazo. Ririya sinya. Isinya. Ririya sinya mu kigo urasinyirwa n'abantu 3. Kuki mwahisemo iyo mufuteje? Sitwe twabihisemo, byahiswemo n'abanyiri koperative. No kuvuga ngo twebwe icyo tubakorera turi abakozi, turi muri management y'ikigo, tubafasha kumenya ngo ikigo nitubigenza gutya biragenda gute. Iyo utanga amafaranga nawe ubwawe, tunavuze hano mvuze ngo ngiye kuguriza Gaspar amafaranga 500,000. Hari ukuba numva ari inshuti yanjye, numva atampemukira wenda hari uburyo tubanye. Ariko buryo uratekereza ngo bishobora kumunanira, sibyo? Cyangwa se ashobora no kumpemukira. Iyo bije rero ku kigo abantu benshi ntibatekereza, ntibiba ya relationship iri hagati y'umuntu n'uwundi bitewe n'uburyo mubanye, ahubwo relationship yo kumva ngo kiriya ni ikigo. Iyo rero dutanga inguzanyo twanariza na risk, imbogamizi ishobora gutuma umuntu atishyura nizihe. Uyu munsi nshingiye ku mushahara we ndabona ko afite akazi, inzego zagaragaje ko afite akazi mu buryo buhoraho, twiyemeje ko umushahara uzajya uca ahangaha igihe cyose azaba bafite inguzanyo. Icyo nicyo inzego ziyemeza zimukoresha. Hanyuma ariko twe tukavuga ati se ko bishoboka ko hari ikintu uyu munsi tutari kubona ariko gishobora kubaho ko twabonye ko bibaho, akazi gashobora guhagarara ku mpamvu zitandukanye. Njye ubwanjye nasezera ku bushake bwanjye bitewe n'impamvu, nshobora kwirukanwa kubera amakosa nakoze, cyangwa nshobora guhagarikwa mu kazi kubera impamvu z'ubukungu z'ikigo nkorera. Ese ka kazi ni karamuka gahagaze, yari yafashe inguzanyo mu myaka 5, yari amaze kwishyura imyaka 3 gusa, wenda muri miliyoni 5 yafashe hari hasigaye miliyoni 3, ziriya miliyoni 3 ko ari amafaranga y'abanyamuryango twatanze zizagaruka ziti. Niho banki niyo itivuga ngo mu rwego rwo gukumira igishobora kubaho,
reka dusaba aba bantu ko bagira abishingizi ubwo ni kuri za nguzanyo zasaba koratero hari uburyo bwo gusaba abishingizi hari n'uburyo bwo gusaba ingwate iri fiziki ifatika kavuga ati niba ufite inzu yizane tube tuyigwatirije nutishyura tuzafatira ya nzu yishyure niwishyura inzu yawe uzayisubirana kredi irangiye nibwo buryo ibyo byajemo none bavuga bati hari abantu bakiri bato binjira mu bwarimu ariko badashobora kubona ingwate uyu munsi kubona ingwate ushobora no kuyitira ariko kuyitira ntago ari ako kanya ko ushobora kwizera kuri ubona abantu bagutiza ingwate kuko nawe afite impungenge zivuga ati namuteze ingwate yanjye ntiyishyure ejo ingwate yanjye banki ikayifatira yego icyo gihe rero turavuga tuti kugira ngo tworohereze nibo ubwabo babyikorera muri General Assembly tworohereza n'abandi batarabona ingwate reka tujye twishingirana cyane ko koperative yacu ndifite inzego ku rwego rw'uturere ariko hana barimo bahari na hano mu gihugu hose kugeza ku rwego rw'umudugudu kugira ngo tumenye umuntu ubundi nyamvu nyamukuru ari kuvuga ngo tumenye ba bantu ko mwarima muzi barakorana baraturanye amwishingire namwishingira azaba yiyemeje ko naramuka atishyuye azishyura ni nako inyandiko basinya ibimeze nibyo rero nta usinya yizi azi ko umuntu azamuhemukira ariko ku isi iteye twese turabizi turi abantu habaho ko abantu bahemukira abandi iyo muhemukira akagenda yanguzanyo atayishyuye turamuga ati wa muntu ko wamwishingiye arihe ikijya gikorwa iyo bishoboka yabashije kumenya aho ari tukamenya ko afite nk'akazi ahandi dushobora gukurikirana tukamufasha kuba twagera hahandi akorera tukabanza tukamwandikira kugira ngo tutamuteza ikibazo mu kazi tukamwandikira tumubwira ati rero nutishyura iyi nguzanyo bagenzi bawe bakwishingiye urasabwa turaza kwandikira umukoresha wawe gusa nyine mu bantu ntibiba byoroshye ari gitwandikira nk'umukoresha we ahubwo ukabona yahise amuhagarika mu kazi cyangwa se akakubwira ati ngiye byo ntibindeba namwangaje iby'inguzanyo bye bitandeba ibyo ni ibintu biri person hakaba n'igihe dushobora kumubona nk'ubejo bundi rwose ari uwishyuye tuzi ikigo yari yagiyemo sinshatse kubivugira aha abarimo barampamagara ati ko yagiye aha n'aha kandi ko hazwi twumva ni no muri leta n'ahantu hazwi njye ubwanjye nijya mpamagaye nkamubwira nti niba utafashije aba bantu bakwishingiye ngo babone serivisi ishyura inguzanyo ufite urakora nutishyuye ngenda aza kwandikira urwego rugukoresha kubera ko atinya ko yagira ibibazo aho yagiye gukora ko ni muri leta yari yagiye gukora bwarakera arimo 1,700,000 azana 1,450,000 aratubwira ati 300 nzayabaha ku itariki ya 30 z'ukwa kane namubwira kugira ngo mbahe serivisi banze ubyandikaho ubu dusigarana ikibazo twe nawe abishingizi tubaririzinge nturamubwira nti andika hano umbwira naho ukora ndahazi byandikemo umbwire ko nutayizana kuri 30 njyewe nzahita nza hahandi ukora kugira ngo bampe amafaranga arabyemera bishyiramo amakaga papuro abishingizi ba service ngo nibwo buryo dukorana kandi ikindi kwishingirana urwo muri miliyoni de ikindi oya nabandi ubwo natanze urugero urwo n'urugero rumwe muri miliyoni urwo n'urugero natanze kugero zose sinazitanga zirahari ariko umwishingira reka ntigarukeho nago ari itegeko ntarwo tumutegeka ngo runaka ari ukwishingira baragenda bo ubwaho bakorera ko baziranye uko bamenyana akavuga ati ngiyewe niyemeje kwishingira runaka iyo rero ikibazo kibaye ntago ari bwo wavuga ngo banki ngo niyo yabiteye oya kandi wabikoze iyo udashaka kwishingira nabwo turamubwira ati niba udashaka kwishingira uratanga ingwate yawe kugira ngo ya mafaranga aramutse abuze ingwate ariyo tuzafatira icyo ngicyo nicyo tuba twumvikanye nabo ntibivuze ko ibyo bavuga ari byo hari abantu babahemukira ariko hari n'ukuntu abarimu nabo bagiye babikoresha nabi rimwe na rimwe bakagira misconception cyangwa kuvuga ngo koperative yacu umubyeyi yadushyiriyemo amafaranga agasinyirana wa muntu azi ko agiye kugenda hari abampamagara akambwira ati twamenye ko tumuzatwishyuza kandi uriya muntu yabuze kivaranse bagiye kumwirukana bari nk'umwarimu uvuye muri Kongo hari abori rundo rwose bampamagara bambwira ati dutabare twamusinyiye ariko ntumuhinguzanye nturetse ko mwamusinyiye ndahimima ngiye mvuga ngo iki ati twabuze uko tumuhakanira mu by'ukuri bakwiye kumva ko mu mafaranga hatazama amarangamutima ahubwo bakwiye kubikora bashyira mu gaciro mwariyicaye muri General Assembly mu nteko rusange mwemera ko umwarimu uzajya ubona amafaranga ari uko ari mugenzi we bagenzi be bamusinyiye nimwe mwafashe uwo mwanzuro usibye natwe ubundi amakoperative niko yakabaye akora niko akora amakoperative mu gusohora amafaranga hagomba kugira bamwe mu banyamuryango bakwishingira ko amafaranga yabo cyangwa se ko ni nko kubijisho rya koperative ibyo rero twarabyemeje mu nteko rusange ku bwiganze busesuye binagendeye ko nk'uko deje yarabivuze nta bushobozi nta ngwate bamwe bari bafite ariko uyu munsi ubushobozi burahari ubu ngubu burahari ni nayo mpamvu twavuguruye tukaba dufite avance irimo ibyiciro bibiri hari avance
icyo cya avance nta kibazo tugifiteho kuri uyu muma yego tugeze uko kwishingirana niko mbona tutumva neza nka twebwe abagenerwa bikorwa yego uwo muntu afite affectation leta yego ya Minedike binyuze muri mifotora n'akarere ni umukozi wa leta iyo koperative ni mwarimu sako ariko ni koperative ya leta ni amafaranga ya leta mwebwe ntabwo amafaranga y'abanyamuryango nta mafaranga harimo amafaranga ya leta deje make cyane pa raporo y'abanyamuryango bishiriramo ni inkunga leta yabateye ariko amafaranga n'abanyamuryango ni nabo bayishiriramo ariko barimo bakorera mu gihugu yes kigendera no ku mategeko yego ntabwo mubona ko mwateje polemique ayo mategeko uvuga tugenderaho ni itegeko ryo kwishingirana ryemejwe n'igihugu cyane ntabwo ari itegeko twahimbye mwari musako birakorwa no mu zindi koperative zose kandi ni itegeko ryemejwe na nama y'abadepite yemeza amategeko niba ari uko nabyita ni itegeko ngo dushingira ku itegeko ryemera kwishingirana bibaho noneho tukavuga ati iri tegeko ryemera ko kwishingirana bibaho dukurikije uko imiterere ya koperative yacu iteye reka natwe tubizanemo kugira ngo tworohereze babandi batarabona ingwate itegeko rirahari mwarishaka mukabibona none abarimu bagaragaza ko ari ikibazo kuko ndetse n'uyu munsi nta muntu utabona ko sako yahinduye ubuzima bwa mwarimu ariko icyo kintu cyo kwishingira cyo gusinyira umuntu kigeza hari ingo nyinshi zasenyutse reka nkigarukeho umugore yasinyiye umuntu bakorana aragenda ubu nta gihembwa sako nimwe musigaye muyatwara kubera ko yansinyiye narabuze naragiye reka tugaruke ku kintu kimwe icyambere ibyo biri kuba ni responsibility z'inyizuko wishingiye kuko uri umuntu mukuru wishingiye ubizi ubyumva izo ni responsibility hanyuma kuba uyu munsi bamwe bagaragaza ko kiri gutera ikibazo kuri assessment twebwe twakoze ndabisubiza mu buryo butatu hari icyambere cyo ari responsibility ni nkuko yabashingiranwe n'umuntu ivanga mutungo rusange udashobora kuvuga ngo kuvanga umutungo biri gutuma abantu batandukana ngo bagatwara ibintu by'abantu ngo none bivanweho ahubwo bikomeza ko ari option ubishaka akomeza akabikora utabishaka akavuga ati ngiye tuvane ivangura mutungo rusange nuko kwishingirana rero si hame si n'itegeko ni uburyo nicano dushyiraho kugira ngo turinde inguzanyo zishobora kujya mu bukererwe utabishaka ntago ajya kwishingirana ahubwo avuga ati ngiye ndatanga ingwate yanjye mfata amafaranga ariko ntawe nzishingira nta n'umuntu uzanyishingira nzasaba ko anyishingira iyo nica nimwe hanyuma ikindi cya kabiri iyo rero wiyemeje ko wishingiye umuntu ko nitugutegeka ujye kwishingira tukabwira ati niba nta ngwate uzana bishingiza aragenda akabishakira akabizanira iyo habayeho ko amuhemukira izo ni responsibility z'icyo wiyemeje ntago rero kuba utangiye kwinjira muri responsibility ari uwaguhemukiye ari byo byatuma uvuga ngo ni sako yateje polemique oya kuko ni wowe wihitemo kuzana bishingiza aho kuzana ingwate noneho ikindi cya gatatu ni responsibility cya gatatu nongeraho ni iki ngiki n'ubundi niba dutangiye kubona ko biteje ikibazo nka management dushobora kongera kubafasha kwa sesinga ni iki cyakorwa kugira ngo wenda abo bishingizi baveho ahubwo nabwo butumwa abarimu dukwiki bashaka ubwo buryo rero nabwo ndabukomozaho ariko ngaruka kubabwira ngo dukeneye commitment yabo niba byiyemerera ubwo buryo turabukora ntabwo nibo bari buze kubwemera ni koperative yabo ngiye nk'umukozi nasese ndavuga ntego ikintu uko kiri guteza ikibazo harya bura nta buryo bwabaho uburyo rero turi gutekereza kugira ngo mve ko n'igisubizo ariko turiho turacyanonosora ntituramenya ubwo buryo kizakorwamo kuko nacyo turi kubona ko hari ibyo turi kureba tukavuga ati se nticyateza n'akandi kabazo icyambere turi gutekereza ngo dusanzwe tugira ibigega bagira mu byo kwishingirana tuvuge nk'ubu hari ibyo twita Funeral Solidarity Fund ku mwarimu bagize ibyago bafite amafaranga 1000 imbere yari 300 ariko jonde barayizamure ko bashaka ko bajya bahabwa menshi bafite amafaranga 1000 biyemeje ko bakatwa ku mushahara wabo ajya mu kigega cyitwa Funeral Solidarity noneho wagize ibyago n'ubuzima tunyuramo ntago twifuza ko byaba hariko n'ubuzima twabigiye byanze bikunze bizimana azapfa ashobora gufusha umufasha cyangwa umutware ashobora nanone kubura umwana icyo gihe tukavuga ngo uwabuze umufasha cyangwa umutware ahabwa amafaranga avuye muri cya kigega bishyiriyemo amufasha gushyingura neza cyangwa guherekeza neza uwo muntu we yabuze yaba umwana nabwo tukagito icyo tubigena ibyo nabo nibo babyihitiramo turabegera inzego zabo babahagarariye bakabegera bakabwira igitekerezo gihari bakavuga ati ibintu koko byadushyira ariko akenshi no baba basabye amafaranga mwaduhaga ni make turashaka ko muzajya muduhaya ngaha twabwiye kugira ngo tugere kuri aya nuko namwe mwongera icyo mwashyiragamo hanyuma bakabyiyemeza bakabikora noneho twatekereje ese buriya ntihabaho n'ikindi kigega noneho cyo kwishingira inguzanyo ishobora kutishyurwa neza
icyo twagitekereje cyangwa se ntitwakorana na company za insurance zishobora kwemera gufata insurance kuko nk'ubu dufite insurance ifata umuntu watakaje akazi ariko ku mpamvu z'ubukungu iyo yagatakaje ku giti cye cyangwa ku makosa ye ntacyo bamufasha ariko yatakaje ku mpamvu z'ubukungu wenda ikigo cyagize ibibazo kigahagarika nk'ubu dufite abarimu bahagaze muri groupe scolaire ya Rugunga uyu munsi turi gusabira za insurance ko bari barafashe insurance kubishyurira amezi 9 ifata amezi 9 ahubwo tugoza ni insurance izemera natwe nayo ifata risk ni risk yanarize nkavuga ati ninde uzemera ko abarimu bataye akazi batishyuye inguzanyo amafaranga yose batishyuye bayishyura ubwo rero hari ibyo turi kuganira n'izo nzego ariko igikomeye cyane twumva nico twebwe abanyamuryango bacu bakiyemeza akavuga ati reka insurance tuyikorere twikorera kandi kagega iyo nibaza gukomitinga bakomeza babitekerezo baduhe n'ibitekerezo dukunda ko baduhe ibitekerezo bidufasha no gutekereza icyakorwa ntabwo turaza baziyemereza mu nteko rusange uko bemeje byagenda ibyo byabishingeze bikavaho the concern dufite nka institution uyu munsi nuko turi kuvuga tuti ibi bintu ntabwo nituvuga ngo hari ikigega kibishyurira hazabaho umuvoma nyinshi abagenda bavuga ngo cya kigega kizanyishyurira noneho tugomba kubinoza neza ku buryo bamenya ngo aya mafaranga dushyizemo aranga niki dukubye n'amabara y'abanyamuryango ese niba harimo kabaye benshi batazanguzanya batazishyuye amafaranga ari muri cya kiga ntabashe kuzishyura bizagenda ibyo na assessment turi gukora twatangiye gutekerezaho kandi tuzakorana nabo kuko bikeneye strong commitment yabo nahundi ntago ikigo gishobora gutanga amafaranga kidateganya ngo harazabura azagaruka gute bura dufite n'amategeko ya beneri tugenderaho avuga ngo inguzanyo ziri mu bukererwa nizigera kuri 5%. muhagarika gutanga inguzanyo kandi duhagaritse gutanga inguzanyo ziko nanone mu bari mu byaba bibaye ikibazo icyo tuba turi kurinda ni ya mibare kurinda kwigera muri ya 5%. Hakabaho uburyo rero dukumira ubu ngubu dufite 1.01 nuvuga ngo ubwo buryo bwose bwagiye budufasha gukumira ko ya 5% izamuka none ya 5% nazamutse iyindi risk bitera nuko n'urwunguko dusaba ku nguzanyo rushobora kwiyongera kuko mu bigize taux d'intérêt dusaba harimo na risk iwacu impamvu tode intermona dukomeza kurwana nuko iba hasi kandi igiciro cy'amafaranga cyariyongereye ku isoko nuko risk bora ikumiriwe iri hasi nicyo rero numvaga nakongeraho kugira ngo nabo babyumve batangiye banabitekereze baduhe n'ibitekerezo byabo dukora iza assessment turebe icyo byatwara ariko n'ubundi aho ngaho nanjye igiye kwireba wenda muri angire yagutse amafaranga mutanga aracyari mu kideje nk'umwarimu w'i Kigali bimuhaye miliyoni 3 n'igice byazikoramo iki nta n'ikibanza ntabwo rega twakubwiye ko tunimita amafaranga muri 3 n'igice twakubwiye ngo dushingira mu mushahara we n'umushahara ndabyumva idatangiwe ingwate niyo itarinze ijyanye n'ingwate sibyo ese ingwate byo uretse na cyakora kiretse nkamwe ba director general mwebwe ikibazo cy'ingwate cyo tsoke nta kibazo ariko nujya kuri buriya mwarimu ushobora gusanga amaze imyaka 10 ari makora ariko nta n'inzu yo guturamo afite niba ari i Kigali ibyo ndabyumva ariko dore ikindi tuteganya gukora iyo aje gusaba amafaranga ya avance sur salaire akenshi abakubwa ati ngiye kuyagura ikibanza ariko kuko avance sur salaire bataba bakunda ko dukontrole ibyo bagiye gukora niyo mpamvu burya twirinda ko babashaka ko bayakoresha uko bashaka ariko burya yari inguzanyo yo kubaka tuyamuha mu byiciro tugakurikirana ko yanze azaduha ingwate agiye kubaka iriho yubakwa kugira ngo yangwate iboneke iyo rero avance sur salaire ntibemera ko dukurikirana ngo byibuze cya kibanza agiye kugura ari cyahita yandikisha ariko ko mukora nk'abanki deje birasa naho ikigega dukora nk'abanki kurenza abanyamuryango turagira ngo tubibabwire dukora nk'ikigo cy'imari muri gukora nk'abanki banki ni ikigo cy'imari ariko hari banki kugira ngo yitwe banki ni bande banyamigabane kugira ngo yitwe koperative ni bande banyamigabane ni aho bitandukanira gusa nta handi ariko ibijyanye n'imikorere y'ibigo by'imari amategeko ya beneri namwe aratureba natwaratureba niyo tugenderaho ariko igitandukanye koperative abanyamigabane ni abanyamuryango benshi batanga umugabane ungana ibanki abanyamigabane ashaka no kuba babiri ariko bagashyiramo amafaranga beneri yabashiriyeho yababwiye ati ni miliyari 10 kugira ngo mutangire banki yego naho bitandukaniye mutabyita banki ni ikigo cy'imari tugende mu murenge sako ni koperative ariko y'ikigo cy'imari none se utekereza ko badasaba ingwate warabajije kuri miliyoni 1 batanga ingwate yego none se ariko amakuru ari hano hanze umwarimu sakungu mwayigize prizo y'abarimu ntabwo ari prizo y'abarimu ntabwo ari twe tuyibigira ntayize prizo y'abarimu hari no bitekereza abarimu barimo gutanga hari baruwa kuki mudufungirana mukatubuza ko tujya mu zindi banki timuradufungirana mu bitekerezo batanze hano timuturekure hari baruwa n'ahandi kubera ko ari service tutishimira muduha
hari baruwa mfite yanditswe ku itariki 11 z'ukwa kane yaturutse muri Office de Minister of Education isoza ivuga ko abarimu bose bategetswe gukorana n'umwarimu sako kugira ngo bashyikire kino kigega cyane ibyo rero ko hari banki usanga avance sirisere ku muntu uhembwa 320 bashobora kumuha miliyoni 5 ntangwate icyo rero reka nkigaruka umwarimu sako kumushaka kugira prizo hasi yeruveri y'abarimu ntago ari prizo icyambere ugomba kumva ni iki ngiki bagomba kumva bo ubwabo niba ministeri yanditse ririya tangazo ni ukuvuga ngo n'ubundi mu gihugu ibintu bireba ikintu bita public cyangwa bireba abaturage b'igihugu iyo babona bishobora guteza ikibazo leta irenterivena kugira ngo ikumire ko cya kibazo gishobora kubaho uyu munsi ko koperative yubatswe twabibasubiriyemo aho igeze uyu munsi nigi maze gukora n'amafaranga ari mu banyamuryango agera muri za miliyari 200 twemeye cyangwa leta ikemera ko ya koperative ikora businga ikibazo nibwo cyaba kinini kurusha uko bababwira ngo nimukomeze mugume muri koperative yanyu muyishyigikire aho igeze aho yavuye naho bagejeje uyu munsi murahazi ntago ari ngombwa ko tujya kwikomparinga n'andi mabanki kuko nitumaze n'igihe kingana dukora n'abashyiramo amafaranga ntago ari bwebwe ba nyiri imigabane ntago uyu munsi niba beke maze imyaka 60 ikora ubushobozi ufite n'urwego ugezeho uri kuvuga ati twebwe risk twayifata ntigire iki dutera dutewe n'ubushobozi dutera n'amafaranga twunguka nyemera twumva isaha gatoya tugaruke we dufite 10 twumva isaha turagarutse mu kanya gato mbere y'akaruhuko Deje arimo agira icyo avuga ku byo navuga ko mwarimu sako musa n'abayigize prison y'abarimu ngo ntabwo mubareka ngo bajye mu zindi banki zishobora kubaha amafaranga menshi ntangwate kurenza uko muri kurenza yo muba nicyo bari musobanura Deje nabisobanuraga mvuga ko iyo ikintu cya affecting abaturage benshi kandi rimwe na rimwe abaturage ari gihe bashaka kujya mu bintu batabyumva batazi bibafitiye umumaro cyangwa batazi ibyo bashaka guhurira uryo na hariya akaba ariyo mpamvu leta kenshi iza igakumira cyangwa se igashyiraho amategeko n'ubundi koperative zikorwa na ba nyirazo bose ariko uzasanga na koperative ikora iby'umuceri iyo hajemo ikibazo leta intervene kugira ngo cya kibazo nigikomeza kitaba cyashobora guteza ibindi bibazo ahubwo byazasaba leta kwinjiramo tuvuga uyu munsi dufasha urugero hari amakoperative yegezaho yawe umwe intambwe n'ibindi nayo yakoraga nk'ibigo by'imari babikora nabi za kopeka igisubizo urwo ni urugero rwiza ntanga kuko zaje kurangira amafaranga bagiye bayihera abantu ntibayishyura za koperative zirafeiringa ibyaje kugaruka kuri leta niki nuko leta yasabwe kwishyura abantu bari barashyizemo amafaranga yabo kugira ngo bagirire n'urwego rw'imari icyizere atabayizi yo leta itabikora abantu bari gutakariza icyizere urwego rw'imari kandi urwego rw'imari ni kimwe mu bigize ekonomi y'igihugu ni nayo mpamvu rero mubona inzego za leta yo zibona ko hashobora kuba byateza ikibazo cyahungabanya igihugu na ekonomi y'igihugu bagira intervention tuvuge nk'uyu munsi na dufite miliyari 75 z'abanyamuryango ariko bakaba bafite na miliyari 200 bafite turabirebereye turetse ko abantu bakomeza kugenda koperative irasenyutse za miliyari 200 batwaye batari bugarure zirishyurwa nande biragaruka kuri leta hanyuma leta rega kora izo intervention zo gukumira ikibazo cyakomera ntago ruvuga ngo ni prizo ahubwo no kureberera umuturage no kureberera wa mwarimu kuko uyu munsi nababwiye ko dufite muvoma z'abagiye bagenda ahubwo batangiye kwandika ati mudufashe tugaruke twabuza ka emergency aho twagiye hari ibibazo dushaka gukemura no kujya kumugarura kugenda biroroshye ko aragenda akasaba akerekana ko ntanguzanya afite yajyaga kwa HR bagahita bamubwira ati reka tugure umushahara wawe uce mu yindi banki ariko niba ikikubwira ko byoroshye twari tumaze kugira abanyamuryango 1576 bagenda bamaze gutwara saving bari barabitse mu za miliyari 1.200 none sabo ko bagiye ko tutatumye nta nubwo byari kuba ngombwa kuri abaruwa yandikwa iyo biza kuba utagendaga ese ko bagiye none se n'urukundo mufitiye abarimu cyane rwose igihugu kibafitiye urukundo kuko ibyo babona mu mwarimu sako uretse gato ndabigaruka ibyo babona n'urukundo rukomeye runakabije ntabwo ari ngira ubafitiye ni igihugu gifitiye abaturage urukundo kibareberera izo banki zo ni nyamahanga Deje nazo si nyamahanga ariko impamvu se bagaruka bavuye ni iki reka mbanze ngo avantage ziri mu mwarimu sako kandi utabona avantage ndazo iya mbere nabona nuko bazihakana naho nibazihakana ariko bakiriye birenzeho sibyo iya mbere niba habwa inguzanyo ya 11% hari indi banki muri iki gihugu itanga niyo abasirikare ntiyitanga mbivuge ntago ntinya kubivugiraho umurenge sako
umurenge sako ntiyitanga, umurenge sako ni 2 ku kwezi ku mwaka ni 24, umwarimu sako ni 11 ku mwaka. Ariko ubushize mu cyano twarabibajije bavuze ko bagiye kubihindura 2 ku kwezi ikaba ari 2 ikaba ku mwaka. Reka ntibishoboka. Ibyo ni ibintu by'amafaranga, amafaranga cyo bayakura he batanga kuri 2 ku ijana ku mwaka, ntibibaho, ntibizanabaho, mbikubwire rwose nkurikije trend ya economy y'igihugu, sibyo? Icyo ni kimwe. Icya kabiri zigeza muri 45 ndazizi, ndakubwiye ngo umwarimu sako nibo wonyine mu gihugu ndetse no mu karere, dusura n'izindi koperative zo mu turere, zaratuga ati mu bigenza gute, ariko cyakozwe kugira ngo bishoboke niyo nkunga leta yashyizemo, kuko amafaranga yashyizemo ntituzayishyura, ni zero cost. Igituma bigenda bizamuka, dufite inguzanyo dufata kuri BRD bahiduhariye kuri 6%, bakatubwa ati namwe muzayitangira kuri 11%, mwiyishyure kuri 6%. Ariko ejo ndi tugana tubwiye ati dukurikije uko kuri market bimeze, uko amafaranga agaciro kari kuzamuka, ya 6 mushaka kutazongera kuyiboneraho. Ibyo nibyo economy, ni offre na demand ya economy, sibyo? Aho icyo nta handi bakibona. N'intambara turwana dukurikije uko amafaranga ahenze ku isoko, turwana nuko ari abarimu benshi dufite umubare munini kandi basaba inguzanyo ari benshi, tuba tuvuga ngo ikigo nticyahomba kuko basaba inguzanyo ari benshi. Ariko tugendeye kuko amafaranga agaciro kayo kangana, bakagombye kuba nabo bari kuri 18 nk'abandi. Ariko se kuba rero leta ivuga ati mwarimu turamukeneye arigisha abanyeshuri, nitujya kumuteza ibibazo bijyanye n'amafaranga afata hirya no hino ashobora kumuremerera no kwigisha bishobora kudakunda. Leta rero kareberera mu mpande zose. Hanyuma ikindi hari abarimo bashaka kugenda, abanyarwanda batumwana w'inkunguzi uramuheka kanakuru, ntabaretse bakagenda byazabacanga bakagaruka ko nundi umwana avayo kugenda, ariko bari kubagarura mu gitekerezo cya koperative yabo, kuko impamvu ibi bikorwa turi kubabwira ngo barabareka bakagenda, twababwiye ko bagiye batwaye n'amafaranga, sibyo? Ntababujije kugenda, ariko baragenda bakagarura ibindi bibazo mu gukumira bya bibazo. Mwabihuriye ntabwo twabihora kuko turabona ko bazagera igihe kwa kutamenya wa muturage ugomba gusobanukirwa, ugomba kwigishwa, ugomba kwereka ikimufitiye akamaro. Rimwe na rimwe icyo bari gukora, reka nkite mu ijambo nyaryo ry'iri tekinike, bari gukora icyo bita speculation, bari guspeculatinga n'ibyo banki ziri gutanga hanze ziri gushaka abakiriya. Ariko bamara kugerayo bigahita bibacanga bakagaruka, bagatashangira gushaka kugaruka. No tukavuga kugira ngo tugire abazajya kugaruka benshi, nk'igihugu kireberera ba baturage kizi ibyo bari kujyamo ko bitazabagirira akamaro, ahubwo aho basize ariho bagira akamaro, reka tubafashe kuguma hahandi abafashe. Uko kwangiza amahitamo se y'umwarimu, kuko hano bagaragaje ngo batanga ibitekerezo bavuga ngo ibyo muvuga ko bagize uruhare mu gushyirwaho amategeko ndetse n'amabwiriza. Baravuga bati iyaza kuba twaragize uruhare kandi akaba ari koperative ari iyacu, hari byinshi cyane twumvye kuba twaranze cyangwa se twaremeje. Baravuga bati niba koperative ari iyacu, kuki mutamanuka ko bigo byose mubizi ngo mwumve ibitekerezo byabo ataruhagarirwa n'abantu batatu, hanyuma ari byo mushyira mu bikorwa? Baravuga ati ikindi murimo kuvuga ngo amafaranga mubaha ngo ni menshi, nanone kandi ngo mushingira ku mushahara wabo, mwarekuye bakinjizamo n'abandi b'imiryango amafaranga akiyongera nk'uko banki zindi zibona kapitali nini, mukareka kubafungira mu hantu harimo udufaranga dukiye nuko yakoresheje. Ibyo reka nabyo mbisubize, icyo nacyo cyaba uburenganzira bwabo, nk'uko koperative yatanzwe igitekerezo igashyirwaho, hagashyirwaho umurongo wo kuri iyo koperative izashingwa, bakandika bavuga ati turashaka ko koperative tuyiseza, tukaba abantu basanzwe, abashaka bakaza cyangwa abashaka ninde wagira uburenganzira bwo kwandika ko basese n'abarimu. Ubu se nuko bagize uburenganzira bwo gutumiza hano kuri radio, simwe babasabye n'ubundi n'abarimu. Reka mvuge kuri icyo, ntabwo ari twe tubandike. Buriya mbere umuntu yari yemerewe kuzanamo n'uwo bashakanye atari umunyamuryango, ariko bwa busabe nyine bw'abanyamuryango ba nyiri koperative baza kubona ko ari ikibazo, baravuga ati twebwe uyu nguyu kuko ari umwarimu yazanyemo uwo bashakanye ufite amafaranga, ufite ibindi bikorwa, aragenda bari waka inguzanyo nini kuri tontoya, twebwe tuyibure. Barasaba bivaho, byavuyeho muri 17 mu kwa gatandatu mu nteko rusange cyane rwose. Ati inguzanyo ntago ziri mu banyamuryango, ziri mu batarabarimu. Ariko se Gaspard, umugabo wa mwarimu cyangwa umugore wa mwarimu babenefitinze ku kigega bitwaye iki? Ko bahuza n'ibibazo niyatishyuye. Erega twabibabwiye mu micungire y'ibigo by'imari, twababwiye ko ubwo buryo bwashyizweho burahari.
barabwiyemereza muri 2012 niba mbyibuka neza bemeza ko n'abagabo ba mwarimu n'umugore wa mwarimu uri muri koperative abo umunyamuryango ariko mu mikorere nababwiye ku bigo by'imari bitandukanye n'indi koperative dutangiye kubaha inguzanyo umugabo akaba wenda ahembwa miliyoni ahantu runaka muri ministeri runaka umwarimu ahembwa 42 mu by'ukuri inguzanyo dutanze si ya mwarimu kuko kuri 42 amafaranga abona ni make cyane ahubwo tuyihereye kuri wa mushahara w'umugabo we barangiza benshi baranahemutse umugabo yarangiza akagenda akabwira aho yakoreraga ati ntihongere gucisha umushahara wanjye hariya yanguzanye se ya miliyoni 10 mwarimu hembwa 42 ari umushahara hanyura ntiyahise ananirwa kuyishyura ahubwo tugatangira kwiruka nka gushaka wa mugabo impamvu yasubije umushahara wa wundi icyo turakibamurikira muri Assemblée Générale baravuga ati ibi bintu bivanweho kuko n'ubundi byatuma abantu bafite abagabo bakorera amafaranga menshi cyangwa se abagore bakorera amafaranga menshi bajya batwara amafaranga menshi kandi no kubakontrola bidashoboka mu nteko rusange ya 2017 mu kwa gatandatu yabaye n'inteko idasanzwe bisabiye ko ibyo bintu bivaho baravuga ati ibyo bintu bihagarare abamaze kwinjira tuba managinge ntibabirukanye baravuze mu Rwanda hano muri 2017 muri juin ndayibuka neza cyane njye mu Rugunga ni mu Rugunga oya ibera tugira aho tuba twafashe sare bashobora gukwiramo yabereye ndi bari muri Hilltop niho yabereye biyemereza abo ubwabo ko ibyo bintu bivanwaho kuko biri guteza koperative ikibazo ishobora no kwiteza igihombo uyu munsi rero twebwe icyo tubakorera ndagira ngo nkigarukeho twebwe turi abatekinisiye tubakorera assessment tukababwira ati murifuza iki cyemezo ariko turi kubona iki cyemezo ni gifatwa dore imbogamizi cyatera murifuza ko izi mbogamizi muzazirengera hanyuma nabo iyo bamaze gukora bafite logique n'abantu bize n'abantu basobanutse akavuga atari kwa mugani ibi bintu byateza ikibazo ningo twa turi wango ya assessment yo gushyiraho abishingira niramuka tushyizeho ubwo buryo abenshi ntibazajya bayatwara bavuga ngo n'ubundi muri koperative dufite ikigega kizayishyura icyo gihe tubibashyira imbere twabwira ati si ibingibi byo twabikumira gute ngo tutizisanga cya kigega cyana yishyuye kubera ko babaye benshi cyane bagenda rwose mu byumve hashobora kuba ababivuga gutyo kubera ko wenda batagira mu nteko rusange cyangwa kirengagiza ko afite umuhagarariye bitoreye ntabwo ari twe tubashyiraho twandikira inzego twabwira ati banda y'abari bahari yarangiye nk'inzego za Minaroke inzego z'uturere mudufashe gufasha abarimu kwitorera uzabahagarara mu nteko rusange mandanje baramwitorera twe nta ruhare namwe tubigiraho nta n'umukozi wacu manukayo yewe ngira ngo barabyikorera ahubwo baba babivuga ni babandi yirengagiza ko yashatse umuntu umuhagararira uzamuhagararira none akavuga ati mwese mudusanga kandi iyo hagiye kubaho n'icyemezo gikomeye baba delegate baramanuka bakabasanga ku bigo by'amashuri uko bivuga ibyo rwose birahari utarababonye ashobora kuba tarahari ariko barahari hanyuma akamanuka bakagenda babwira ati mu gitekerezo cyatanzwe mwavuze ko mushaka ko tuba miliyoni mu gihe habaye ibyago ariko kugira ngo bikunde dore ibyo assessment zagaragaje nimwe rero muza kwiyemereza niba mwiyemeje kongera amafaranga yo gutanga bakabyemereza bikaza muri nteko rusange bakerekana imibare yabayemeye n'abagize gute tukavuga ati 80% babyemeye cya cyemezo kirafashwa uko niko koperative ikora rwose gukemura mu buryo burambuye iri genda rya hato na hato bagenda babagora mwabahaye ibyo bajyaga gushaka handi neka nacyo ngisubize kuko nitujya kureba natanga nk'ingero ebyiri reka mbanze nguhingire birasa naho mwarimu agomba guteza imbere mwarimu sako kandi ubundi mwarimu sako agomba guteza imbere mwarimu nk'iyi nguzanyo yitwagira iwawe ibamo abakomisiyoneri ntabwo mutanga niba babafite tubizi ariko twebwe tuyabaha dukurikije ntabwo mutanga amafaranga mu ntoki kubera ko izo nzira amafaranga acamo hari uburyo aho ngaho rwose inzego ko zubatse ibisabwa kugira ngo mwarimu abone inguzanyo ariyizira dufite cano agatanga dosiye ye tukara muri system ahembwa ngahe gira iwawe abayiyandikishije muri BRD bakamwemerera ati wahabona yanguzanyo egera banke yawe akegera banke ye y'umwarimu sako ikamwigirirwa mbwa ati muri 50% ahabwaye nta mukomisiyoneri twe tugira niba bo babafite rega hano hari abantu benshi nimwirengagize ko mu barimu bwo bashobora kubyikorera abarimu bakaba komisiyoneri babandi ariko twe nta mukomisiyoneri tugira nta no twakira tureba umuntu ku giti cye wisabiye inguzanyo tuba dufite izina rye dufite konte ye dufite ibyangombwa bye nta wundi muntu uri behind uretse umukozi wanariza inguzanyo akamubwira ati wemere waya nta wundi niba ibyo bihari ni ibyabo bafite aho kuri tere ntabwo twe tubizi nta komisiyoneri twakira mugira abantu bashinzwe serivisi za recouvrement cyane rwose barahari abo bantu se basinyirwa bakaburabura gute kandi hari umuntu uhemberwa kwishyuza bafashe ese ariko kuki mu kigarura niba wowe wamusinyiye bari kumwe ku kigo uretse gato niba wowe wamusinyiye ni ukwigiza nkana reka mbivuge gutyo uwamusinyiye bari kumwe ku kigo nawe yamubuze
njyewe deje uri hari i Kigali ni njyewe uza kumenya wa muntu aho ari kandi wowe wamusinyiye bari kumwe ku kigo ajya no kugenda yarabibonye ko yagiye yamubuze ntabwo nusinyira umuntu yamubuze kumuhozaho cyane rwose kuko ujye kumusinyira hari uko umuzi hari uko muziranye aho ngaho rega icyo ntimukirengagize ni nko gutera umupira ngo nimubikureho gusa nizishake zikererwe ariko n'ubundi ntawe bafatira icyemezo cy'uko bishingirana icyo cyumvikane gutyo ajya kwishakira abamwishingira bumvikanye azi ko azi aho bari azi ibyo bashobora no kubazi n'ibyo batunze akamubwira ati ndagusinyira kugira ngo utajya muri procedure z'ingwate ariko nawe ibyo utunze ndabizi nicyo nasabye cyane nongera kugarukaho twirinda amarangamutima mu mafaranga ngo buse ngo mwarimu ngo yambwira ngo musinyire ngo nkabyanga kandi dukorana kandi uzi ko niyo umugurije 1000 se ku ishuri tuba tubibona naha turi hano nshobora kukuguriza 1000 ntuzakinyishe ubutase nuza kunyaka 100 nzabiguha nzakubwira nti n'1000 warakinyimye 100 sinzayaguha baba baziranye ahubwo bumve ko mu gukigira koperative be kuyiterera ko ari iya leta ni yabo ahubwo bafatikanye kugira ngo barinde umutungo wabo bashyizemo kuko nuwabo n'ubundi tubahamo aha niho dushimangira gahunda yari yo kongera inguzanyo se nibura icyo ndakigarukaho itakirwa ku yego icyo ndakigarukaho nibura zikava kuri 3 n'igice zikagera kuri 5 cyane reka nkigarukaho ko nakubwiye ko yari koperative n'ibindi byose bikorwa babigiramo uruhare iyo bikuretse gato tubivuge barayafite reka mbite ngo urugero uyu munsi umutungo wa koperative wose ni miliyari 239 ushatse waza ukabyodita kuko nabonye hari igihe tuvuga ibintu nimugushaka kubyemera kandi hari inzego zireberera ya koperative kuko icunza amafaranga y'abantu sibyo kuko hari ukuvuga ngo umutungo ni miliyari 239 ese uyu mutungo uyu munsi uherereye he kugira ngo mitembe kubwira uyu munsi miliyari 200 muri izo miliyari 239 zifitwe mu n'abanyamuryango bayatwayemo inguzanyo dutegereje ko bagenda bayishira mwabyumvishe 39 zisigaye harimo amafaranga agera muri miliyari 28 ari mu masefu no mu mabanki dukoresha umunsi ku munsi uje kurotira uje gusaba inguzanyo agenda habwamo uyu kwezi bishyuye niyo amafaranga yongera kongera gatangwamo inguzanyo no kuvuga ngo umutungo ntabwo uri hari amwara musako uri ahangaha twebwe twerekana imibare twavuga ngo umutungo uherereye ahangaha uri mu banyamuryango ni ibintu waza muri system n'undi muntu wese auditinga dufite inzego zitwodita zireba niba bikorwa neza ibyo birahari sibyo niba se 200 ari mu banyamuryango ubundi kurwana na 39 ngo nabwo nsubize ibibazo byabo urumva noneho icyo nkigarukiyeho kugira ngo ngaragaze icyatuma yanguzanya ikunda iyi nguzanyo rega yari yaranemejwe kabari cyo ngarukaho yemejwe mu mwaka mu nteko rusange mu kwa 12 2022 icyo gihe abarimu bari nibwo bari bacyongezwa umushahara ariko bari bacyongezwa bongejwe mu kwa 822 ariko icyo gihe twadufite amafaranga menshi ahubwo mwarimu atabashaga gufata kubera ko turimita muri ya 50% y'itegeko ugasanga ntashobora no kuyafata tukayabitsa n'ahandi tukayungukaho sibyo kunguka ntabwo uvuga ngo nitwe abakozi turi kunguka biba byungukira koperative yakoye amafaranga yongera akabakoreshwa mu kuyabaha hanyuma bamaze kongezwa imishahara urumva niba umuntu yashoboraga muri limite y'ibihumbi 40 ahabwaga ashobora kubona miliyoni 2 uyu munsi bamukubiye kabiri umushahara abona miliyoni 4 bwa busabe burasaba amafaranga menshi basabye tubona amafaranga basabye abaye menshi kurenza amafaranga dufite ni naho mwumvishe dutangira kugenda turimita tukavuga ngo ubu twahagaritse kuba tubahaye inguzanyo turi kureba amafaranga banza garuke ku kwezi babahembe repayment zikorwe twongere tubahe ni naho niyo mpamvu nkubwira ngo leta ni ikintu mugomba kwitondera cyane yabereye umubyeyi abarimo mu buryo bukomeye n'ubikibabera umubyeyi iyo byagenze gutyo leta ntiyirengagiza ngo ivuga ngo ku kimwe muri gusaba ibirenze ubushobozi bwa koperative yanyu ahubwo irabashyigikira kugira ngo ibyo basaba babibone ntabwo twari vuga ngo umuntu bamwongeza umushahara ndagira ngo nkivugeho mu mwanya nkavuge mu buryo burambuye icyo gihe iyo request baratubwira ati bundi byarashoboka tukamubwira ati wasabye miliyoni 6 nubwo wemererwa izo 6 mu mushahara wawe turaguhe 2 kugira ngo dusaranganye ni koperative mwasabye muri benshi amafaranga muri afite ntaragaruka kugira ngo abari gusaba bayabone nuko tubasaranganye ariko suko byagenze ahubwo twegereye leta turabwira ati rero barimo bari gusaba gutya ntacyo byaba bimaze kuba bongerewe imishahara bashobora kwerwa miliyoni 6 umushahara babonye ngo tubabwire ngo turaguha miliyoni 2 murebe icyo mwakora kugira ngo amafaranga bayabone ndabyibuka ku itariki ya 31 z'ukwa 8 leta yisi bashyiramo miliyari 4 leta izoherereza ariko natwe tubwira ati murebe namwe ibintu mwakoraga mu buryo busesuye mugira ibyo mugabanya kugira ngo babashe kuyabona ntagire uyabura tugabanya ikintu cyo kuvuga ngo ubundi babonaga inguzanyo nka buri kwezi yamara kwishyura ukwezi mwaka garuka ati nimumvugurura dusaguka mutumbe bazira rimwe ari benshi ugasanga turi gusora ama miliyari n'ama miliyari
ndibuka nk'icyo gihe dufata icyo cyemezo twari twashyizeho emergency loan kuri telefone noneho bakurura bateruye baza twashyizeho isaha imwe ngo turebe uko behavinga mu isaha imwe bakuriye miliyari 2 ndetse tuvuga ati aya mafaranga ntituza kuyabona niba yakurura gutya kuri telefone reka tube dufunze hanyuma tugabanya ibyo byari nuwo noneho nayanguzanya ya miliyoni 5 turavuga ati inguzanya ya miliyoni 5 iratwara amafaranga menshi nta kondisiyo baraza kuyafatira rimwe bidusabe kugira amafaranga menshi kandi tutari bubone nonaha reka tube tuyihagaritse tubabwira ati iki cyemezo cyabaye gihagaritswe kugira ngo tubanze turwane n'iyi crisis yabayeho yuko abantu bongejwe imishahara turagihagarika tubabwira ko ni uko tuzareba improvement y'amafaranga tuzongera tukagisubukura uyu munsi rero muri assessment twakoze tugenda tureba buri munsi tureba kuva muri 2022 biri ku improvinga gute kugira ngo dusubukure dukoze assessment tubona ubundi nabayahabwa ababona izo miliyoni 5 muvuga bari kubivuga gutyo ni nabo bafite ingwate kuko bamwarimu mu A2 no mu A1 ayo miliyoni 5 ntibayagezaho dukurikije umushahara wabo abayahabwa ni babandi ntacyo koperative yabarabeyeho ntacyo yabarabafashije niba uriya muntu maze imyaka 10 adashobora kuba yabona ingwate uyu munsi ntacyo twaba twarakoze abo rero bashobora gufata miliyoni 5 baba diregiteri n'abandi baba A0 bahembwa hafi mu 300 n'ayandi abo bose ingwate barazifite ariko nko nababwiye they are speculating n'ibiri kuri market soko ingwate batazifite nuko bari guspeculating n'ibiri kuri market sibyo hanyuma ikindi nongeraho kugira ngo amafaranga tuyazamure twabonye abashobora kwemererwa n'abantu bagira mu 30 yewe nejo twakoze assessment zabyo turongo abantu dukurikije behavior z'abarimo iyo bundya uko imicungire ikigo kimara uvuga ngo abakiriyange ba behavinga gute nidukuraho iyi condition y'ingwate likelihood cyangwa igishoboka probability nini nuko abantu mu cyumweru kimwe baza gusabira rimwe y'amafaranga kuko leta avuga ati byoroshye ya mafaranga tureta tuyabona n'utaruye afite tukarebana n'inguzanyo bafite bango cash out yabanga azasohoka dukuyemayo bari bafite yabangaye twasanze ari miliyari 54 kuri abo gusa tutavuze abandi bo hasi bakomeza gusaba inguzanyo mu buryo busanzwe izo miliyari 54 uyu munsi ntituzifite ariko hari inzego turi gukorana nazo n'ubundi ya leta nababwiraga ari no mpamvu kuvuga ataho kugira ngo musenye aho mwari mugeze ni heza ahubwo ni mushikomeze mugumemo kugira ngo noneho dukomeze kubashakira n'ubundi buryo bushoboka hari inzego ziri kubiganiraho kugira ngo barebe se mwari musako ni hehe yakura ari amafaranga twanayafatamo inguzanyo ariko turajya ku isoko tugasanga inguzanyo ni 14% hagahita hazaho ya contradiction uvuga ngo murayatangira kurangahe kugira ngo bikomeze byitwe ko koperative yabo ari ibaha service ziri affordable nimwe yafata kuri 14% ntago muzacuruza kuri ya 13 mu wahera avance siri salary sibyo muzacuruza byajya kuri 18 kandi icyo nicyo leta nababwira kubareberera ntishaka ko bajya guhendwa sibyo niyo mpamvu rero turi gushakisha ngo ahantu hose hashoboka twabona amafaranga adahenze ni hehe tugafata ya borrowing uziko no gufata borrowing babyemeza muri assemblée générale ntago najye nawe njye kuyifata oya tubakora assessment twavuga ati twabonye mu kigo cyanyu twakeneye amafaranga twabonye ikigo gishobora kuyaduha nimwemeze ko tuyafata tukazayishira mu myaka runaka numva rero ari icyo ngicyo abatari basobanukiye uko bigenda turitegereje ko haboneka amafaranga hagije kugira ngo buriya koperative uje gushaka amafaranga ukayabura niko guhomba niyo mpamvu habaho izo prudential norms cyangwa se izo technique zose zikora ku buryo uje gusaka amafaranga atayabura ahubwo watanga make ikindi nshaka kongeraho kugira ngo bacyumve uyu munsi aho koperative igeze siho umurenge sakugeze siha n'izindi banke ntoya nziza microfinance batakora nk'ibyo dukora uyu munsi reka mwebwe mufite abakiriya benshi kandi bafite amafaranga y'ukwezi ibyo icyo nashaka kukinsistingaho kugira ngo bareke kwikomparinga na banki imaze imyaka 60 cyangwa imaze imyaka 50 cyangwa ihamagara abantu batatu bakarundamo amafaranga ako kanya gahita aboneka ngo bikomparinge nuko bo ubuzizizo miliyari 54 tuvuga ngo abanyamigabane ni bayatange yavahe byasaba ko tuzamura permanent saving wende kaba 15% byase urumva byashoboka se nta gahunda yo kwizamura ihari kuko amakuru ari ku mihanda nuko ishobora kujya ku 10%. Oya nta tegeko rihari ariko iyo ushishikariza abantu kwizigamira abamaze kumva ibyiza bya buriya bwizigame tugenda tubashishikariza twabwira ati ushatse iyo minimum ni 5 kugira ngo koperative ibeho ariko ubishakashyiramo ni 10 ushakashyiramo na 7 nkanjye nshyiramo 10 nawe umunyamuryango uri umukozi umunyamuryango niko amategeko y'amakoperative avuga ariko nkanjye nshyiramo 10 nguzanyo baragusinyira oya no kuvuga ngo nke ntanga ingwate yanjye ariko yo ntanga yanyu nake baransinyira n'abakozi barasinyirwa nabo barishyura yafati yandi idashaka kurenza 3 n'igice so ko atari yo yemererwa ariko ashaka kuvuga ati kuko nshaka amafaranga yihuse reka mfate ziri 3 n'igice bagenzi be bakamusinyira mu kigo
mwazafunguye n'abandi bantu tutarabarimo tukaza kandi ubona muri kutubwira ngo n'abarimu tubasore kuko urebye Jiribe amasaha yagize reka kugira ngo tuze reka turakura gatoya sibyo ngendeye ku cyo Deje yavuze ko ubwo mbere wasanga umugabo ufite umugore bakaba ari muri aho ngaho muravuga muti hari bamwe bagaragaje yuko harimo ikibazo hari abaza gufata inguzanyo nyinshi abandi bakaryamirwa kandi mwavuze ko mufite abatekinisiye kandi abatekinisiye muhembwa n'abarimu sibyo kandi mwagiyeho kugira ngo mwigire imishinga iyo koperative yabo biteze imbere niba mwarabonye mwebwe abatekinisiye ko byagira akamaro kuki mutagaragaje akamaro kabyo cyane cyane ko mu bantu 1000 hataburamo kerikere sibyo ushobora kuvuga ati ntabwo ngiye tubyumva none mwebwe murimo gukurikirana umugore cyangwa umugabo bahuje umutungo murumva mutarimo kubangamira umuryango kandi umuryango wundi mwanze kuwushiramo mukavanga umugore ujyamo cyangwa umugabo ujyamo nyamara mwagera ku mutungo mukaza kuwubaka kandi mwanze kuyinjiramo ndagira ngo tubisobanure hari ishingirwa vanga mutungo hari n'ishingirwa ritavanga umutungo uriya mwarimu w'umudamu wenda ari we munyamuryango wacu iyo aje agatanga wa mutungo howe ingwate nuko umugabo aba yamwemereye bose abanditseho aranamusiba ariko uramubangamiye kuko ubanze ko yinjira ntago namubangamiye kuko nabafite indi banke bakorana nawe umugabo akajya kumusinyirayo ariko pour moma kuri ya capacity nababwiye mwarimu sako ufite nta nubwo twebwe twabasesingiye ngo tubabwire ngo biriya bintu ni byiza kandi natwe twamaze kubona ko barimo ikibazo nabanyiracyo bakiboneye ntago twari kubabwira ngo ni byiza kandi twabonyemo ikibazo sibyo naho kubijyanye no kuvuga ngo umugore ari muri mwarimu sako umugabo ari mu yindi banke ni ibintu rwose byoroshye muri iyo banke umugabo arasabamo n'umugore agasabaho yemererwa cyane kiko barahuza bakavuga ati muri ya banke umugabo arimo baduca todentera 18% njewe ndafatira kuri 11% reka menshi nyafata hano mwarimu sako yafite ubushobozi kuri 11% n'umugabo agenda afata yongera tuvuge tugiye kubaka inzu ya 125 nk'ari case mfite zimeze gutyo none akavuga ati ngewe ayo mwarimu sako nabona ni 15 izindi 10 zisaguka umugabo wanjye arazifata mu yindi banke 15 tuzifate hano hanyuma duhuze ku kwandikisha ingwate bishobora kwemerwa ko umuntu yandikwa kuri first rank cyangwa akandikwa kuri second rank n'amabanke yose arabikora mukorana mute n'abarimu bigisha mu privé kujyanye n'serivisi nabo bemerewe kuba abanyamuryango igitandukanye bahora bavuga ndagira ngo mite nkivuga nzi ko ari cyo babaza cyane ati kuki twe mudera kuri todentera 14% impamvu tubera kuri todentera 14% bahangana nayo muri leta kandi banganye ngo reka ibindi byose birangana ayo ni amakuru baba bagenda bahana abantu ari benshi rega hari n'amakuru bahana tweberwaho bayavanye sibyo ariko byose birangana umuntu abahabwa inguzanyo ishingiye ku mushahara we kimwe cyakabari cy'umushahara nicyo tureba ntabwo tuvuga ngo ni privé ni semi privé gitandukanye ni todentera iyo todentera no si ukuvuga ko itandukanye research nuvuga ngo umwarimu sako kijyaho urwunguko rwemejwe ko bazajya batangira inguzanyo ni 14% ku bantu bose kugira ngo kubarimu bibe 11-13 byagenze gute ni leta bashyiremo ya mafaranga ni cabinet decision yavango kuri za miliyari 30 tubashyiriyemo kuko dushaka kuri ya mwarimu yiteza imbere nababwiye ngo iki kintu mukirebemo cyane mwarimu kuba ateye imbere ni urwego rw'uburezi ruteye imbere ni igihugu giteye imbere ni economy y'igihugu giteye imbere niyo mpamvu leta itajya hariya ngo ireberere ari niyo mpamvu ishyiramo amafaranga noneho twakira abantu hanyuma uyu abantu turimo turasoza ibibazo byinshi bari bubaze n'ubundi twagiye tubibaza hano ahubwo icyo ngiye kuvuga leta ikizemo izo miliyari kugira ngo ufashe mwarimu yego wigisha abana b'u Rwanda hanyuma uwo muri privé ze ko kimwateganyije ko agomba kwishyura mugabanyije ku cyo bitamureba ni ukuvuga ngo iyo ni cabinet decision ntabwo yigeze ivuga ngo kubarimu ba privé mufate gutya wenda twe nitwe nyuma muri rusange icyo gihe yatekerezwe koperative umwarimu wa leta ni wari ufite amafaranga makeya ubundi bigo bya privé hanini byamye bitanga amafaranga menshi wa undi wa leta umushahara wari mutoya niwe rero waruje guterwa inkunga yabaye nko kunganirwa ni nka kwa kundi bavuga ngo turacuruza ifumbire ariko kuba kuri aba baturage turabashyiramo nkunganire umuhinzi ukomeye umaze kugira muwaye ntago bamushyiramo iyo nkunganire bayishyira kuri babandi batoya Deje amasaha twayarengeje cyane ndabona ibi bitekerezo n'ibibazo byari byinshi mushaka umwanya muzagaruka mu cyumweru gitaha
kugira ngo mwumve n'uruhande rw'abarimu igikurikiye kitari iki gitaha tubyemereje gutyo cyane rwose twese nk'abitsanguye ko natwe twifuza ko babyumva neza. Reka tubashimire wenda muzaba mwakusanyije n'ibyo bitekerezo tuze kubisubiza ubwo turaje turebe uburyo tuzabikoramo kuko ibitekerezo by'abantu banyari byinshi ariko ibyinshi amakuru y'ibanze ndatekereza ko abantu bayabonye. Reka dushimire rero n'abarimu twabanye muri iki kiganiro batanze ibitekerezo byari byinshi abantu bahereye ejo bandika kuva byajya kuri social media byasaba ikindi kiganiro cyabyo. Reka dushimire rero abayobozi mu mwarimu sako twabanye yakoze cyane umuyobozi mukuru madame Uwambaje Laurence wakoze cyane. Murakoze cyane namwe. Ubwo gahunda yo twamaze kwumva abarimu bumvise uko bizagenda. Hanyuma kandi yakoze cyane na bwana Gaspard Hakizimana ni perezida w'inama y'ubutegetsi ya mwarimu sako. Gaspard wakoze cyane. Mwakoze namwe. Abo twazindukanye mu ikaze munyarwanda mwakoze naho ku munsi wejo uyu munsi twafashe iminota myinshi kubera ko twari dufite ingingo irimo amakuru menshi ubundi turangiza saa 3 twarenza aho ngaho ndabona benshi bavuga ati rwose deje yakoze cyane basobanuye neza ati mu badushimire ngo ntibari bafite amakuru ahagije.